uje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ko bw'inyungu rusange gusa. Abashakashatsi kuri ubu ngubu bavumbuye ko hari porogaramu nshya ishobora gukoreshwa mu kwinjira ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane telefoni zo mu bwoko bwa iPhone, ndetse byombi bigamije kwiba amakuru. Iyo porogaramu kuri ubu ngubu yitwa DarkSword, aho yatahuwe mu gihugu cya Ukraine, aho yanashyizwe ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye za internet. Iyo porogaramu ikaba ifite ubushobozi bwo kwinjira telefoni zo mu bwoko bwa iPhone, ikifashishwa mu kwiba amakuru bwite y'abantu, harimo ndetse n'ajyanye na konti za banki bidasize amafaranga koranabuhanga. Ibyo ngibyo bikaba kandi bibaye ku nshuro ya kabiri muri uku kwezi, aho abahanga bari baherutse kuvumbura porogaramu nk'izibasira ibikoresho nanone byo mu bwoko bwa Apple. Iyo porogaramu ikaba ikora aho ishyirwa ku mbuga nkoranyambaga runaka, ikabasha kwinjira muri telefoni zifungura izo mbuga nkoranyambaga zikoresha iCOS za kera, zirimo iziri hagati ya iCOS 18.4 ndetse na 18.6 bidasize 18.2. Zose zikaba zarashyizwe hanze na Apple hagati ya Werurwe ndetse na Kanama mu mwaka wa 2025. Kuri ubu ngubu nubwo hatarabasha kumenyekana telefoni zimaze kwinjirirwa, abahanga bavuga ko telefoni za iPhone ziri hagati ya miliyoni 220 ndetse na miliyoni 270 zose zifite ibyago byo kwinjirirwa, kuko ba nyirazo baba batarashyirishijemo iOS ifite ubwirinzi bubasha guhangana n'izo porogaramu. Sosiyete ya Apple kuri ubu ikaba yamaze gukosora aya makosa mu byerekeye umutekano w'ikoranabuhanga binyuze muri porogaramu zayo zavuguruye, ikanakumira izo mbuga mbi za interinete kuri porogaramu yayo ya Safari. Apple yakomeje ishimangira ko kuvugurura iOS hakoreshejwe izigendanye n'igihe aribyo bishobora kurinda abantu kwibwa. Ngayo nguko, iyi ni Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari kuvuga ku bw'inyungu rusange gusa.